uzi ko uyu mwanya tuvugana uba abantu benshi bicaye bari gusengera aho bari gutya gusa ariko badafite icyerekezo. Reka duhanure aya masaha icyerekezo. Dore duhanure rero aya magufa ari yatatanye adafite icyerekezo, yarakeneye imbaraga z'umwuka wera kugira ngo azicyerekezo. Ngimana yohereza guhinda. Amen. Wumve ko guhinda ngo igufa ritangira kwitegura gusanga rigenzi rya direction sasa. Uyu mwanya ibiro yanjye irahari. Amen. Ahubwo nari nkeneye imbaraga ziguterura izo. Dore ko tujya no kwerekeza ku musozo w'ikiganiro. Ndashaka ko dusenga tworiyanta amagufa ahagomba kwerekeza. Umva kubwira uko niko ndinde ati banza wumve waroye neza witegereje ese wayirebye atuko niko ndinda ijambo reka tubwire aba bantu batakaje ibyiringiro tubabwire ngo Imana iracyarinze ijambo ryayo kuri wowe. Imana iracyaririnze. Reka tubwire uyu murwayi tumubwire ngo Imana iracyarinze ijambo yavuze ry'ubuzima. Tubwire uyu mukobwa wapfushije ubukwe tumubwire ngo Imana iracyarinze ijambo ryayo. Reka tukubwire ikaze bene data musanzwe mudukurikirana kuri Duhumurizanye TV, ariko uyu munsi ntabwo turi twenyine, turi kumwe n'undi muvandimwe wacu nawe ufite ikinyamakuru waza kwivuga kugira ngo bakumenye. Turakoze cyane pastor. Bwakeye gutese? Bwakeye neza. Yes, muri kumwe na BKM rero twagize gutya nyine duhuza amateleviziyo abiri kandi ubu bumwe bugomba kubaho. Hari ibinyamakuru byinshi bya gospel nako bitari bya gospel ngo bidahuza, usanga bidahuza, ariko hakwiye ko amateleviziyo gutya ahura agakorana ikiganiro kimwe. Nabyo ni ubumwe bwiza tugomba gutangiza burya muri gospel. Uriya mwuka si mwiza gushwana ibigendanye no kuvuga ubutumwa kandi ari gospel. Umuntu yabona umuntu atereka umuntu ntumukoroho no wajya ate ndekera umutumirwa ya ninyigisha TV rero ndetse na Duhumurizanye TV. Amen. Ariko kandi dufite n'indi sura hano nshya aza kubibwira. Yes. Ego murakoze ni Evangelist Uwineza Fanny. Imana iduhana umugisha. Ndabishimiye ndabanezerewe pastor mwakoze kunumira muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Noneho mbere yo kugira icyo tuvuga reka tunamusabanza turagize Imana sengera ibyo tugiye gukora nk'abari twe. Mana yacu, Imana yera, Imana ikiranuka, se umwami wacu Yesu Kristo, turi imbere y'amaso yawe uyu mwanya. Turagushimiye kuri Imana idukunda, wagize neza kubana natwe, waturinze, izina ryawe nirihimbazwe. Tugeze ahangaha kuri iki kiganiro, mwami nyiri cyubahiro, ndakwinyize kugira ngo bane natwe, ubwiza bwawe butuzenguruke, imbaraga z'Imana zitugumeho mu izina rya Yesu. Umuntu wese ugiye gukurikirana iki kiganiro kimubera umucyo, kimubera itabaza, kimujijure, mwami nyagora ku ngoma naba ari two bw'izina ryawe riba riryo. Ngaho dushyigikirwe mu ruhande rwacu, ibyo ushima n'ibyo ushaka bariko biba mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze rero reka uyu munsi tuze kuganira ku ijambo ry'Imana. Abantu bashobora gukora ikiganiro kidashingiye ku ijambo ry'Imana, nibyo birashoboka, ariko uyu munsi reka dukora ikiganiro gishingiye ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi turaganira ku muhanuzi Ezekiel, ariko tuvuge ku gice cya 37. Twamuvugaho byinshi kuko hari ubuhanuzi yahanuye nanjye njya mvuga ngo bukwiriye. Yego. Hari aho yageze Imana iramubwira ngo sinshaka kuzumva abanyamahanga bagutuka. Yego. Donc simbishaka. Iyo ni Imana uratangira wa mugabo koncokoze. Wibuke ko icyo kintu cyaturutse mu gushaka kw'Imana. Mu gushaka kw'Imana. Abari nayo bibwira Ezekiel. Iramubwira ngo genda ubivuge. Yego. Sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka ngo habe no kugukoza isoni. Ubwo so uburinzi iryo jambo harasiransi rutiye ibi bintu abibwirwa yari amagambo Imana yavuze ibabajwe no kubona ubwoko bwawe busuzuguro. Uzi ko buri igisuzuguro cyawe bike kibabaza Imana kubona abantu bagusuzugura uko biboneye batazi inkomoko yawe. Ariko uzi ko kandi hari igihe Imana igirambirwa ubuzima tubamo yo ubwayo ahubwo ikabati noneho ndabirambiye ibi bintu bayemo ndabirambiwe
sinshaka kubona abantu bora bakurebera muri iyo shusho. Yego. kandi buriya nanone bimwe mu bintu bibabaza imana imana yanga ikintu bita igisuzuguriro ku muntu. Yego. Ikintu bita igisuzuguriro ku muntu wayo imana icyanga urunuka. Yahingiye ngikorenge. Iyo ugeze ku gihe cyo gusuzugurwa bitera imana guhaguruka igakora. Twibukiranyije rimwe ngo Farawo yigeze gufata Abisiraheli aravuga ngo sinshaka ko bagwira reka nze maguruke mbice. Farawo aravuga ngo ngiye kubica. Imana ati rero buriya ndebye buryo ki wabagerageje nka kwihorera ariko sinakihanganira ko waburizamo umugambi wanjye ku bana banjye. Ku Mana nabonye ijambo sinshaka na ndabishaka ije bikoresha cyane. Hari naho igera ati ndabishaka kira. Ariko ibyo bintu turaza no kwivuga. Ayo magambo abiri burya ngo byose biva mu bushake. Byose harayikoresha sinshaka hari naho ndabishaka. Ahubwo yuko ko hari naho isibira. Ikabiretse yasibiye kwa Raza ngo kandi ngo kwari kugira ngo ihabwe icyubahiro. Ishobora gusibira kugira ngo ihabwe icyubahiro cyose. Umurimo wose ukorwa ugamije ko izina ry'Imana rishyirwa hejuru iyo projet Imana irayifinansa. Amen. Fani avuze ikintu gikomeye wenda tuze dusome iki cyanditswe. Oya dusomera ahubwo vuga. Aravuze ngo Farawo ngashaka kugira ngo aburizemo umugambi w'Imana. Yego. Imana iravuga ngo mbere aho wahereye ubabumbisha amatafari ndakureka. Narakuretse. Urabakubita ndakwihorera. Ubita abacakara atari ryo zina ryawe. Ndakureka. Urangije ubakoresha uburetwa atari cyo nabaremeye. Ndakureka. Ariko kubw'icyo uvuze. Kubw'icyo. Reka ntegura umucunguzi. Nibwo ngo yavukije Mose. Urumva ko yatangaje umuntu wese ugerageje kuvogera icyubahiro cye wakina n'ibindi igasa nikureka ikaguha gahenge kandi nabwo wibuka ko ako gahenge biri kuguha ibigacunzemo inyungu yayo kuri finale ako kantu kagomba kwigisha abantu umuntu wese ugerageje kuyivogerera ku cyubahiro wateta n'ibindi kakureka ariko aho ibikunda ntabwo bikunda yavuze ko icyubahiro cyayo itazagihundi. Yego. Kandi ntizagije ibishushanyo bisenga. Icyo yari ishatse kuvuga burya abarozi ntibazagifata. Ntabwo bazacyegera. Abapfumu ntibazagitinya. Ntabwo bishoboka. Abashika ntibazagishika mu yizi. Abaraguza ntibazatera inzuzi ngo zigifate. Ni Imana itabangikanwa. My goodness. Reka dusome cyane. Kandi bike urashaka uncokoza iki gitondo. Munyemerere dusome cyane twi munsi. Ushaka kuvugaho. Turasoma mu gitabo cyangwa se mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli 37 murongo wa mbere. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho. Asohora ndi mu mwuka aramanura. Angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufa. Anzenguruka naho yari akikije hose. Maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya. Kandi ngo yari yarumye rwose. Maze Uwiteka arambaza mwana w'umuntu we mbese aya magufa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Ngarongera arambwira ngo hanurira aya magufa. Maze uyabwira uti yemwe mwa magufa yumye mwe nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Bivuga ngo Imana idutumye ku magufa yumye kugira ngo duhanure. Atekereza ko turi buhanure uyu munsi kugira ngo amagufa yumye ntahari menshi cyane muri iki gihe. Kandi arahari byo amagufa arumye akeneye imitsi n'inyama. Amagufa yumye arahari ku buryo buteye ubwoba. Arahari. Amavuta amagufa yumye arahari ku rwego rukomeye. Arahari ku buryo tudashobora no kuza kuyavuga ngo tuze gusoza tuyarangije. Ariko turavuga ko umwuka ari butuyobora. Ariko uretse gatoya utarinjira aho hantu ngo Imana ngo yabajije ngo Ezekiyeli gute? Soma aho hantu. Hano ku murongo wa 4 ngarongera arambwira ati hanurira aya magufa. Ariko reka tuvuga kwa gatatu. Araba ngo maze arambaza ati mwana w'umuntu mbese aya magufa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Arongera arambwira ati hanurira aya magufa maze uyabwira uti yemwe mwa magufa yumye nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Hari amasomo akomeye tugomba kwigira. Hari amasomo akomeye tugomba kwigira mu kiganiro Imana yagiranye na Ezekiyeli utarinjira mu bindi. Ubundi iki kibazo Imana yabajije Ezekiyeli nta gisubizo yari gifitiye. Ndagusubiza reka dusubize mwene data. Ikiganiro bagiranye kirimo amasomo akomeye no kumenya ukuntu asubiza Imana
kubibaza ibajije imana iguha umugisha ku bw'icyo kibazo ni cyiza. Buriya imana buri kibazo cyose igifitiye igisubizo, ibyo tubaza ibifite n'ibisubizo byabyo, ahubwo ibikeneye kumenya ikiturimo twebwe. ubwo rero imana ni nk'umwarimu. ahubwo yo umwarimu abaza buriya ntirenze mwarimu. Ezekiel aya magufa yakongera kubaho? Ese yabaho? ariko umva Ezekiel asubiza neza, ni wowe ubizi. doke ni nko kuvuga ngo mana uri kubaza ibisubizo. urabaza ibisubizo mbese urumva imana iramubajije, ariko Ezekiel reka mubonemo n'umunyabwenge. none se umuntu wese imana imubaje kiriya kibazo yo ni kure yasubiza. ntabwo ariko yasubiza. iyo ikibazo bikeme icyo kibazo cyo kubona kubwira ati ntabwo bishoboka bitewe n'uburyo wabonaga ko amagufa ameze. kuko mu kubaho kw'amagufa nta ruhare nabigira ngo bikunde kubwanjye. niyo mpamvu ntari kuyisubiza nk'umuntu. ariko Ezekiel aravuga ngo ni wowe ubizi. Imana yigeze ibwira Petero ati ntabwo ari inyama n'amaraso bibikuvugishije. na Ezekiel niko byari bimeze, ni wowe ubizi. ni wowe ubizi, Imana niyo ibizi. buriya mu bintu byose maze kureba kandi maze kubona muri ubu buzima, ariko ikintu gikomeye ikeneye kumenya uruhare rw'umuntu ko ayifitiye icyizere. nkeka ko aricyo cyatumye ijya kwentroja Ezekiel. si uko itari ifite igisubizo, kandi nyuma yarahise izana na solution. noneho hari n'ikintu gitangaje bike, Bibiliya iratubwiye ngo Imana iramubwira ngo wowe Ezekiel genda uhanure. donc Ezekiel yabuze igisubizo, ariko Imana igiye no kwerekana ko ariyo imuha igisubizo cyo guha abo bantu. kuko Bibiliya iratubwira ngo aba bantu bagereranywa n'aya magufa yumye n'ubwoko bwa Isirayeli ngo bwari bwarihebye, bwarataye ibyiringiro kubera abanyamahanga babakubitaga bakabatoteza bakabayica. igihe kiza kugera ngo babaho batizeye ko bazagira igihugu. n'uyu munsi reka tugaruke kuri aya magufa yumye. uzi ko hari abantu bataye ibyiringiro Imana idutumyeho, abantu bamaze guta ibyiringiro cyane. njye haruherutse kumbaza arambwira ngo se pastor ngo amasezerano Imana yaduhaye azasohora, kubona covid yakomeje guteza. bamaze guta ibyiringiro by'Imana yavuze. ahubwo dore bo barabona covid ntibakibona amasezerano cyababona imirimo y'Imana. ibintu birakomeye. amagufa arumye. reka nk'urugero rwa bugufi, iyo umuntu amaze kumva ko ibihe bimumaze mu imbaraga zo kwizera, aba ari bugufi bwo kuyoba cyane. mu kintu cyatumaga Abisiraheli bayoba ni umunsi babaga bataye ibyiringiro. iyo umuntu Bibiliya iravuga, Bibiliya yabikoresha iravuga ngo iyo umutima ubuze amahoro cyangwa se umutima ubuze ibyiringiro ujugunya amahoro yawo. reka nkoreshe gutyo, ni ukuvuga rero iyo umuntu ageze mu gihe cyo kumva Imana itagishoboye, ahubwo akabona ibihe bimukamuye mu ibyiringiro, burya ayoborwa n'ikije icyo ari cyo cyose. kandi n'uyu munsi niko abantu bahagaze cyane rwose. ariko abantu bari bakwiye kuzirikana ko ibihe atari byo bikwiye kutumaramo imbaraga z'umutima nk'uko muri bya Bibiliya bivuze. kandi mu by'ukuri amagufa arumye pastor, arumye se ahubwo ku rwego rukomeye, arumye noneho si no kuma gusa, yarananyanyagiye. erega aranyanyagiye. amagufa aranyanyagiye. uvuze kandi gapuye keza cyane. si ukuma gusa, arananyanyagiye, aratatanye. hakenewe umuntu nka Ezekiel uhanura ariko yabanje kwerekwa icyo kibazo ko kiriho. ariko se wagize ngo mugani kuvuza ikintu kinakomeye, dukeneye umuntu Imana ikoresha kandi n'Imana iramukeneye ngo ahanure mu gihe gisa n'iki amagufa yongereye yegeranye. erega ninjye nawe ugira ngo hari undi Imana yatoranya atari jye na Fani. amen. uko nukuri abandi nabirabatoranya, ariko twebwe twanayemereye twaje. genda agira ngo ntange ijwi ry'ubuhanuzi. hari amagufa tugiye guhanurira yaratatanye. nibyo pastor, yaratatanye. iki cyorezo cyatumye amagufwa yabesha atatanye. ntakiriho, yarumye. iri joro asubireho imitsi. ariko ubu Imana iduhagurukije muri iki gihe kugira ngo duhanure ubu buhanuzi bwongere bwegeranye buhuza aya magufa. kandi reka nkwereke ariya magufa yabaye umuntu muri process, habanje kujya hiyomeka iki. ubundi ziki buhanuzi ubundi deliverance n'ubuhanuzi iyo buje
burarema buregeranya burahuza icya mbere buzana ibyiringiro kandi kurema igikorwa gikorwa mu buryo bwo guhubuka ni etape mbanje kubumba ibumba umdemu umuntu ase natwe agira ishusho yacu muhumekere murumva n'ibintu biri gukurikirana reka twinginge Imana noneho igira abantu iteraho imitsi reka uyu mwanya bakireba iki kiganiro icyacu no guhanura yego reka munyemerere tuvuge ijambo ry'Imana ubundi icyacu no guhanura Bibiliya tubwiye ngo Imana iramubwira ngo genda arongera ngo arambwira ati hanurira aya magufa hanura maze uyabwira uti yemwe mwa magufa yumye nimwumve ijambo ry'Uwiteka haleluya si iry'umuntu uko niko umwami w'Uwiteka abwira aya magufa ngo amen dore ngiye kubashyira mu mwuka ngo mubeho ngiye kubateraho imitsi mbakwizeho inyama kandi mbatwikiriza uruhu mbashyire mu mwuka mubone kubaho mumenye yuko ndi Uwiteka nuko mpanura uko nategetse baretse hagararaho mpanura uko nategetse dufite ubwoko bw'abahanuzi bari guhanura uko bitegetse batategetswe abo rero ntituri bubatinde reka mvuge kuri aka kantu rimwe na rimwe iyo ushaka kugira ngo utange ikinyuranye ntiwita ku bakoze nabi ahubwo wowe ukora kugira ngo ukosore noneho rero turagira ngo tujye mu mbaraga z'umwuka wera kuko ngende umva namaze gufatisha nanjye nafashijwe mushumba icyambere Yesu ahamagara abigishwa yahamagaye 12 arabwira ngo mbahaye ubutware mbahaye n'ubushobozi mbakozeho ndetse mugende rwose mukore n'ibitangaza ariko ni 12 uzi ikintu bakoze bagiye kwerekana imbaraga bahawe kuruta kujya kwerekana bakoze nabi uyu munsi sindi butinde ku bantu bakoze twari babaye successful ndashaka kugira ngo tuvuge Imana amagufa ahure n'ijambo ryavuze ngo ugende ubabwire ngo uku niko Uwiteka avuze ntabwo ari Pastor Edward ubivuze ntabwo ari wowe Sifani sibike no ahubwo niko Uwiteka avuze nta kintu kiryoha gutumwa n'Imana ikakohereza kuyikorera mu izina ryayo ubundi ukabashwa ko ari iguhaye message munyemerere dukore mu izina ryayo ni mu izina ryayo haleluya reka dukore mu izina ryayo nagari sibike Ezekiel kuri wowe ntibyashoboka ntabwo byashoboka amagufa asubira ariko binyitirira cyane dore ko Imana ibigenza hari ibintu yemera kudukoresha kabone naho abantu babitwitirira ariko izikari ibyayo ubundi irabizi buriya hari igihe abantu bakora igitangaza ngo Imana ngo agakiza umuntu agahita avuga ati njyewe nkiza abantu ntabwo ari we kuri kimwe twavugaga nubwo yabivuga yagutsinda kuri tene nubwo yabivuga burya Imana ishobora no kumukoresha n'icya kabiri kubwo urukundo mukunda ariko burya bakoresheje tonabi ibintu byose ni Imana ibikora ni nayo mpamvu Ezekiel yavuze ngo Uwiteka we ni wowe ubizi burya nibinakoreka ni ibyawe bitanakoretse nabwo noneho aho ngaho ukira utaravuga ahantu ugiye kuvuga nimba hari umuntu ufitanye urubanza rukomeye n'Imana ni umuntu wavuze ko yakoze ibintu kandi byakozwe n'izina ry'Imana cyane hari abantu Imana inamubabarira yego ntekereza ko ari ukwiyamamaza ni ukwiyamamaza ariko atari ukwamamaza ubutumwa bwiza kandi icyo cy'Imana kivogera abo bantu tunababwire inshuro nyinshi niba ushaka kuzabana n'Imana mugatindana mugasaza jya ufata ibyo wakoze ubiyitirire nicyo Paulo yaravuze ngo mu byo nabayemo byose no mu byo nakoze byose nashobojwe na Kristo maze Yesu urwego akoraho ibintu bye mwibanga uzikabikora mwibanga bikarangira byabaye publique ubundi umuntu ukorewe igitangaza niwe ukwiye kugenda avuga ntabwo ugikoreshejwe ari ukwiye sinzi ni muri kunyumva aho hantu buri ariko ni Yesu yajyaga akora gutya yaguhumura cyangwa agira utati genda ntumane uceceke ubigira ubwira akarenga kabivuga ahubwo we imirimo Yesu akoze nayigira ubwira akagenda yahura n'umuhisi n'umugenzi agahita bivuga ngo hari umuntu nahuye nawe uyu nguyu narindwa ariko yagize gute yanyije naho umupasiteri runaka ushobora gutungurwa muri iyi generation asengeye umuntu agakira akiruka agatanga n'amatangazo kimuzane hano abantu ese barabazana ku bwawe reka tuzana abantu kwa Kristo ariko tuve ku bantu abo bantu reka tubareke twe kubavuga buriya buri muntu wese agira uko akora sindi buze guca urubanza niba yarabibwiwe na se
imana ishimwe. Ariko niba kandi ashaka kuyoborwa na Bibiliya izamuhakanira ko atari ko bikorwa. Icyakoze abantu ngo bagire uko baganira n'Imana ntabwo ndi bugeye, ariko njye ndashaka kwivugira kuri aya magufa yumwe kandi no kuba tuyatunga, kuko impamvu duhawe ubuhanuzi buri mu ijambo ry'Imana, kandi ubuhanuzi buri mu ijambo ry'Imana buri successful, nibo babuvangiye oya buruzu, nibwo buhanuzi bw'ukuri. buri buhanuzi bwose uhanuye ushingiye ku cyanditswe turi kure y'Imana, kandi n'Imana izigwatiriza kugira ngo ihamishe ko iri jambo ari iryayo, kuko igihe cyose uvugiye mu cyanditswe Imana iziyubahisha yerekane ko ijambo yandikishije ari ukuri atari ikinyoma. Ariko igihe cyose uzashaka ibyawe hari igihe ibyawe bizagutengura, ariko Imana ntitengura. Ndagira ngo rero mbwira abadukurikiranye kuri kamera tubabwire ngo Uwiteka arongera arambwira ati hanurira aya magufa maze uyabwire uti yemwe mwa magufa yumye mwe nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Ndagira ngo aka kanya twambara umwambaro wa Ezekiyeli. Amen. Ariko ndashima Imana ko yazanye ibibazo kwa Ezekiyeli ifite n'ipaki y'ibisubizo ku ruhande cyane. Ego buriya rero dore ikibazo abahanuzi b'uyu munsi bafite. Mumbabarire iminota ndize kuturangirana tuze guhanura muri humeka, kuko numva umwuka wera mpatagwana. Haleluya. Ikibazo abantu bagira bakunda kugira kwereka ibibazo ntibamenye ko n'Imana itwaye ibisubizo inyuma y'ibyo bibazo. sesa nta kibazo na kimwe Imana ibaza umuntu wayo idafite igisubizo. Hari akandi nungutse mushumba, kungucyuka abantu benshi muri iki gihe cy'uko amagufwa yumye, umuntu wamaze kuma areba uburemere bw'ikibazo nareba imbaraga z'Imana, ariko dukwiriye kureba imbaraga z'Imana kurenza uko twareba uburemere bw'ikibazo. Kubera iki? Nimba ijambo rivuga ngo ndi Imana ishoboye bingahe, byo icyo kibazo gifite izihe mbaraga? Twebwe reka tureke kubwira Imana ngo dufite ibibazo, ahubwo tubwire ibibazo ngo dufite Imana. Haleluya, dufite Imana. Ariko wicare kuri ubwo burwayi, reka Zefana gasubiremo ngo twe kubwira Imana ko dufite ibibazo, ahubwo tubwire ibibazo ko dufite Imana. Bwira ubwo burwayi, reka haleluya, bwira ubwo burwayi ububwire ngo waburwayi dufite Imana. Uhite wibuka ya maboko yageze ku kidendezi akahasanga umugabo wari uhamaze imyaka 38. Iyo kanseri birashoboka kwimaranye imyaka 2, ariko kandi ntiyayisana ntabwo yayisana, ikitaratumye apfa rero Imana iracyahari. Imana ishimwe. Ntukabwire Imana yawe yuko ufite ibibazo, ahubwo ubwire ibibazo yuko ufite Imana izasohoza. Haleluya. Komeza Imana ishimwe cyane. Asante. Mvuga nanjye ndaje komeza. Uyu murwayi nimba yaramaze 38, aya maboko ya Kristo akahagera. Banza mvugire gatoya ku kiganiro cyabanje kubaho. Yesu ngahageze yarebye uwo murwayi, bibutse ko uyu murwayi ni yari afite kirwaza, yari afite umuntu umukurikirana, yahoraga avuga ati ariko ubundi nzabaho gute, koko ubundi abantu bose baranaye. Uyu murwayi ahageze kuko afite igisunika kirengera arakira, ariko ngewe ndi hano ngo Yesu wewe rero ahageze, nyumva gatoya ngo yahageze mu gihe kitari cyo gukiza. Yego, atari igihe marayika yahageze mu gihe kitari cya marayika. Iyo Yesu aje ashobora no kuza no muri polisi atari buzire. Yes, ngo ahageze yabashisha umurwayi akasi ko ushaka, aramubaza ngo mbese urashaka gukira? Buretse arongeye kandi agarutse kuri cya kibazo kandi nukuri arishuwa gukira, arabishaka arishuwa 100% ko uwo muntu ashaka gukira, kandi ari nabi kumukorera igitanga. None mva cya kibazo. None se ubundi umuntu ari umukobwa, ubu ntago wambaza ngo fani ngo urashaka umugabo, use wabimbaza wowe? Ari ngewe no guhesha ubutware bwo kumuha, ndengeje imyaka 21 ndamukeneye. Icyo unabimbashije wigiza nkana, urambaza ikintu neza mbizi neza 21 mwiriye gukora ku idarapo ry'igihugu, mwubaka urugo, narahira ubwenge. None uje kumbaza noneho Yesu nawe abashije uyu murwayi ngo urashaka gukira. None se niba urwaye icyo ushaka ni igiki? Umuntu urwaye uri muri bomboni, uyu muntu ushobora kumubaza ngo urashaka inzu, none se koko inzu arayishaka? Mbese arashaka inzu nta buzima?
uko umurwayi yamusubije nuko nguko niho nshaka yaramubwiye ngo mwigishe ukuntu tujya dusubiza nabi mwigisha ubu rero amaze igihe hano icya kabiri kandi nta muntu mfite wo kunjugunya iyo marayika aje amazi akihinduriza abagira bene wabo babajugunyamo njyewe naza ngasanga byarangiye abagira babo umva ukuntu ashubije urumva Yesu ntabwo aje kudiringa n'igihe umaze aho ha oya sinabyo akeneye kumuha ubuhamya testimony urumva no muntu ntabwo asubije neza ikibazo cyarabazaga ngo urashaka gukira yari akwiye gusubiza ati yego cyangwa oya reka nkubwire hari protokole tujya twinjiramo duhuye n'Imana hari umunsi umwe reka nkubwire iyo umuntu yagize ibintu bikamuremerera bikamubana ibintu bibaye birebire bakunda kubyita ngo umusozi bibaye muremure tujya tugira aho ngewe ndibuka umuntu niba ari Ruhengeri perezida wacu urabizi ko ajya gukemura ibibazo by'abaturage akajya kuri teri yaramubonye aramubwira ati nimureke uwo muntu ajye kuri mikorofone avuge yagiye kuvuga avuga nko bacometse si gusa ati runaka yakoze ibi nibakora ibi nibakora ibi nibi abigira gutya babigenje gutya babirika dore buri bagize gutya yewe sa n'ugabanyaguri arambwira oroshya gake mbanze numve ugabanyaga sa n'ugabanya amubwiye gagabanya ahubwo agira ngo amubwiye ngarongera kugeza ubwo yavuze ati uyu muntu afite ihungabana kubera umubabaro donc igihe ufite ibintu byakuremerereye iyo ubonye wabikemura ushaka kubivugira icyarimwe ngo uheze uracanganya ubivura imuzi kandi ntuzi no kubitondeka ikije ku rurimi urakubita ngaho wabicuranura ubugira ngo urebe ko byakemura waruhuka nicyo kibazo umuntu nicyo kibazo yahuye nacyo n'uyu munsi hari abakristo bameze bari bavuga ati mana ngize amahirwe nkabona uwo nabwira ibi bintu biri bukemuke si ukubivuga nabivuga mu masegonda ampaye umunota nibwo ari ibintu byabaye mu myaka 10 ndabivuga mu minota disi yararebye ati ibintu bimaze imyaka ariko simfite twahanuriraga abanyamubabaro twahanuriraga umuntu urwaye twahanuriraga umuntu ufite ikibazo tumubwira ngo nareke kureba uburemere bw'ikibazo afite ahubwo arebe imbaraga zisumba byose yongere yibuka ayo maboko yakijije uwo wari umaze 38 kuko Yesu yahise amubwira ngo byuka wikorere uburiri bwawe sishaka kumva bagutanze gukira gahunda iriho turi kuvugana n'amagufa yumye hari ijambo nge nshaka ko duhanuriramo amen hari umurongo wa karindwi uvuga ngo nuko mpanura uko nategetswe noneho mwitonde ngagihanura uko yategetswe ngo habaho guhinda ndagira ngo inkuba zesana niba harabayeho guhinda ngo habayeho guhinda ngo mbona isi iratigita amagufa araterana igufa risanga irindi rya donc witonde ari gukorera mu kubaho kw'Imana hari ibintu ngiye bintangaza bikemu uri umutwe ugira amagufa yawe n'iki gice cyo hasi kigira amagufa yawe n'amaguru agira amagufa yawe n'imbavu zigira amagufa igufa risanga rigenda ryibwiriza donc buriya witonde buriya amagufa araziranye ariko urumva iyo phénomène biologique yabaye ukuntu ikaze buretse niyo nshaka kuvuga mwebwe ntabwo muremo kubyumva ndashaka kubisobanura mu buryo bw'umubiri kuko mu mwuka ntiwakora reka tubishyire mu mubiri byumve neza ni ukuvuga ngo igufa rigenzi ryaryo turi kubona uyu mukobwa uri kuvuga ngo Imana irabizi ko aregeje 21 ni igufa rikeneye irindi gufa ryayo amen wabyumvise kandi uyu mwanya turi kuri televiziyo aka kanya ni ukuri nkurayire ko igufa bishobora kwihuza n'irindi wibuke kandi kantu kiraho wibuke ayo magufa yaratatanye kugira ngo igufa ryawe rigusanga ntibisaba ko riba rinakwegera riri hafi yawe habaho guhinda donc habaho guhinda iyo habayeho guhinda igufa aho ririra icyo bita kumuvinga rigaragaza ko rifite ubuzima ritangira kwitegura sanga mwene wanyu rekaga umwuka urigezeho niwe ugiye kuritegura haleluya kuko uko guhinda si ukw'inkuba si n'uko imiyaga isa nuko umwuka we amen iyo rero riri kubyiyumvamo yego amavuta mushuha ndashaka kubabwira uburyo igufa risanga ibyago umwuka aragiye arikoze haleluya urabyumva rirakoze kuko hari abantu baryamye batagikora yego
batagifite ibyiringiro nkoresha ubwo buryo. Hari abasore ubu baryamye batumva ko abakobwa bahari, birirwa baririmba abakobwa barabuze, muri Kigali ntabahari, muri Nyamata ntabo, Burasirazuba ntabo, Iburengera, ngo yirirwa avanga abakobwa barabuze, icyabura n'imbaraga zimunyeganyeza. Noneho twohereza inkuba, ubu tugiye kohereza imbaraga z'umwuka wera, zimubyutsa hasi. Ubu hari abakobwa nabo barengeje 21 badafite icyerekezo, badafite ibyiringiro, ntawe ubabwira I love you, ntawe ubabwira I kundi you, ntawe ubabwira I sweet heart, ntawe ubabwira je t'aimerai, ntawe ubabwira ntawe, ariko hari imbaraga, hari imbaraga, nicyo cyaka kuvuga. Harabanza imbaraga, izi imbaraga zisanga igufa. Erega igufa ni umuntu bike, kugira ngo niki iri gufa ryanyanyagiye ryatatanye n'umuntu. Hari n'umuntu wa depoje biranga atakaza ibyiringiro. Turashaka kuvugana nawe, ariko rero ubu ngubu gahunda ni uguhanura. Umva mbabwire mwinjyana kure ndi mu mwuka we, aha ni ushaka gutinda uratwica ukikibazo. Amen. Umva rero ngo habaho guhinda uko guhinda ngo igufa riranyeganyega, bitangira gufata pozisiyo y'icyerekezo, agira amagufwa anyeganyega, buriya riranyeganyega rikajya rigira ryerekeza he kwa bikemu, umwuka arataraza. Donc umwuka wari yahageze aho umuntu icyerekezo. Amen. Murabyumva neza? Ubu ugiye guhagurutswa n'imbaraga z'umwuka wera, werekeze hano cyangwa se werekeza. Ongeraho ngo iyo umwuka yahageze agutiza direction kwerekeza ku wawe. Ongera usubire mwaka. Iyo umwuka yahageze warumye aguha direction kwerekeza ku muntu w'umumaro. Gerekaho ngo warumye. Burya rero hari uko nyine ubundi twebwe se ko turi kudiringa n'amagufwa yumye. Ubundi bu n'amagufwa yumye. Uzi ko uyu mwanya tuvugana uba abantu benshi bicaye bari gusengeraho bari gutya gusa ariko badafite icyerekezo. Reka duhanure aya masaha icyerekezo. Dore duhanure rero aya magufa ari yatatanye adafite icyerekezo, yarakeneye imbaraga z'umwuka wera kugira ngo azicyerekezo. Ngo Imana yohereza guhinda. Amen. Wumve ko guhinda ngo igufa ritangira kwitegura gusanga rigenzi ryayo. Uyu mwanya ibiro yanjye irahari. Amen. Ahubwo nari nkeneye imbaraga ziguterura izo. Dore ko tujya no kwerekeza ku musozi w'ikiganiro, ndashaka ko dusenga tworiyanta amagufa ahagomba kwerekeza. Umva nkubwire ikindi kosa Imana itakora ni ukubura icyerekezo cy'umuntu wari we wese. Ninde ufite icyerekezo cya buri muntu wese? Ni Imana. Ni Imana. Umuntu uri mu nzu wibaza ngo nzerekeza he, umuntu uri mu burwayi yibaza ngo bizagenda bite, abantu bafite amadeni bibaza ngo bazerekeza he, abantu bari kwibaza ngo ese ngo tuzerekeza mu ntara ko Kigali tunaniye. Ushobora no kujya mu ntara hakakunanira kuko atari Imana ikujyanye. Icyerekezo nyacyo gifitwe n'Imana. Uyu mwanya rero turagira ngo dutange icyerekezo mu buryo bw'umwuka. Yahaye amagufwa icyerekezo. Umva iki cyerekezo nuko mpanura uko nategetswe ngihanura habaho guhinda ngo nisitigita amagufa aratera igufa risanga irindi ryaro nuko nitegereje ngo ni imitsi iyatewe. Umva kuntu umurimo watangiye gukora. Donc imitsi irabanjirana, imitsi ni ihuza amagufa. Burya imitsi iri ku magufa kugira ngo amagufa ahure. Imitsi yishishuye igufa ritandukana n'irindi. Hari abantu rero bagiye gutangira guhuza. Amen. Connexion divine. Amen. Donc ni connexion igiye gukorwa n'Imana. Bese bagiye guhura n'ibyo bashakaga. Ngo kandi ngigufa risanga irindi ryaryo nuko nitegereje mbona imitsi yafasheho maze inyama ziyameraho byoroswa uruhu ariko nta mwuka wari ubirimo. Yego. Ubu hari n'abantu bahagaze ariko nta mwuka. Yego. W'Imana. Bidafite icyerekezo, bidafite kandi umwuka w'Imana ni uremesha. Burya umwuka w'Imana ni ukora umwuka wera kuri biri bikomeye niho weneza abantu tugira ubwoba cyane iyo tutakimwumva twiba zicyo twakora dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye. Ndagira ngo dusenge. Amen. Ndagira ngo mvuga aya magambo abiri. Icyambere Imana idutumye kuri uyu muntu wari umeze nk'amagufa yumye. Amen. Icyakabiri Imana igiye gutanga icyerekezo cyaho uyu muntu yagana. Amen. Urakoze cyane. Icyagatatu
imana igiye guhuza abantu bari baratatanye. Imana ishimwe. Imana igiye kuguhuza n'umuntu mwari mwaraburanye. Iyo connection yari yaracitse imana igiye kuyihuza. Iyo nzira yari yarasibamye imana igiye kuyisibura. Imbaraga zigiye guterura icyo cyari ikibazo zigihindura ubusa. Imana ikuremera ishimwe muri iyi minsi. Tugiye gufata akanya dusenga. Ese wakongeraho iki? Ikintu nakongeraho tanga message no mu buryo bw'itorero. Urabona twaratatanye. Ariko uyu mwanya kubw'ubu buhanuzi Imana igiye kongera ihuza itorero ryayo. Igiye kongera ihuza abaririmbyi batatanye. Twongere turirimbira Imana. Igiye kongera ihuza abashumba bongere bakorera Imana. Mushumba hari abantu bakumbuye kukubona uhagaze imbere y'iteraniro. Imana igiye kongera ihuza abavuga butumwa batatanye. Imana igiye kongera ihuza ba protocole. Mbese hari abantu Imana igiye kongera guhuza. Imana ishimwe. Hari abantu Imana igiye kongera guhuza. Hari abakristo batatanye. Abantu dukumbuye kongera kubona itorero. Dukumbuye kongera kubona twicaye twiriwe mu iteraniro duhimbaza Imana. Dukumbuye kongera gusirimbira Imana tukabyina tukayibwira ko ari Imana ikomeye. Enise niwa Edan. Kubw'ubu Elestayi gride tayi mone fo Edan. Imana igiye kongera kugarura ibihe. Igiye kongera guhuza abatata. Iki cyorezo kigiye kurangira. Imana igiye guhuza abantu bayo. Ntabwo Imana izigera yemera ko izina ryayo ritukwa nubwo inama zitatanye. Ariko ubu buhanuzi umwuka wera agiye kongera hamagare, agiye kongera huze. Ni widesta shatita noma edrere gidesta. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Imana igiye guhuza. Herele siri wiri bide fobrere. Hakide stase gre. Aya magufwa yumye niyumve ijwi ry'Uwiteka. Niyumve ubuhanuzi. Aya magufwa yumye warumye umaze igihe udasenga. Warakamutse ntukibasha kwiyiriza. Ibyiringiro byaratakaye. Ntabwo uzi iby'Imana yavuze niba bizasohora. Ntabwo uzi niba Edran. Ariko ndagira nkubwire hari ijambo rimwe Mana yabwiye umukozi wa Yeremiya. Iramubwira ngo urareba iki? Undi ati ndabona inkoni y'umurinzi. Iramubwira ngo uko niko ndindi. Ati banza wumve waroye neza witegereje. Ese wayirebye? Ati uko niko ndinda ijambo. Reka tubwire aba bantu batakaje ibyiringiro, tubabwire ngo Imana iracyarinze ijambo ryayo kuri wowe. Imana iracyaririnze. Reka tubwire uyu murwayi, tumubwire ngo Imana iracyarinze ijambo yavuze ry'ubuzima. Tubwire uyu mukobwa wapfushije ubukwe, tumubwire ngo Imana iracyarinze ijambo ryayo. Reka tukubwire ngo ubukwe burakomeje. Imana ishimwe. Tubwire uyu wirukanwe mu kazi, reka tumubwirire ijambo. Tumubwire ngo Imana iracyarinze ijambo. Hari inkuba zihinze, hari umwuka wera ugiye gukingura umuryango wawe ukongera ukinjira. Yesitayi enima etapifo beresayi icyerekezo. Ni icyerekezo Imana ishimwe kitazongera gusenywa. Kitazongera gukubitwa hasi. Aho icyanyuma ndenda kugira ngo mwe dusenge. Ikosa Imana itakoze nuguzi gufa ngo hagire umuntu wongera aritanyira. Ntago bishoboka. Hari ibyo abarozi batanije biremera. Hari ibyo abagambanyi baseye biremera. Hari ibyo abantu bateraniyeho barabiseye birahari. Ariko umva iki Imana iravuze ubwo ibyihuri. Haleluya. Ari ibyireme. Haleluya. Ari ibyikore. Haleluya. Ureke ibyikore. Yaravuze ngo kubwanjye nzabyikorera. Nta cyatuma izina ryanjye ritukwa. Hari ibintu igiye kwikorera. Donc irabyihurije. Ikwihurize n'umuntu. Ubundi aho ngaho maze abanyamagambo tuzareba. Wigeze gufata ingona aravata abanyamagambo ntibazinjira iwanjye. Kandi nta gufa yigeze ihuza ngo riyobere kuri nimero itari yaryo. Ntabwo bishoboka. Ukuboko kwasanze inoza. Ese ako kantu igufa ukuboko mu kuboko. Ni mu kuboko. Ukuguru. Ugutwi kumenyaho izuru rimenyaho ryicome. Yakora ikosa ryo gufata izuru ryawe ngo rizikwambike. Rigomba gusanga
erega ibyanjye rifite nimero yayo urakoze cyane mureke dusenge buri kintu cyose gifite nimero yayo Hede stala bide fobrene style bike inkweto wamba Shatita kidi inkweto wamba Imana irayizi Mana shimwe eni my God mwami Yesu etala widi style rele my gide fobrene shalala wini ma takidi stide eni fai gide ene widi style rele wa shatopidi sini my gide elele fo I gide ene ba sinima etai gide fo shatopidi style ukuboko niguhura n'ukuboko kugenda igufa nirijyaho rigomba kujya aka kanya ntabwo ushobora gukora ikosa ngibyo wageneye bike mu bijye kwa Janine ntabwo bishoboka ntabwo byageneye Janine wabigenera Janine ntabwo bishoboka buri wese agira afite ibyo abuze afite n'ibyo akeneye yasenze aka kanya imbaraga z'Imana wongere wigaragaze wongere witamure hindisha guhinda kw'inkuba uhisha umuyaga wawe kugira ngo amagufa atatanye yongere asubirane turasaba imbaraga z'umwuka wera zikora imirimo n'ibitangaza zibona ibitariho biremeye mu izina rya Yesu Mana ishimwe ibyafana urabizi Mana ishimwe Mana ishimwe igufa ryanjye urarizi Yego mwami nimero yanjye namba Yego mwami uburyo bwose urabizi Yego ibyabajije Ezekiel aya magufwa warabajije ngo yakongera akabaho mwami niwo witeka ya magufwa niyongera abe turavuze ngo niwo ubizi niwo uri bumenye uko bigenza niwo uzuri buryo uri itorero ryongera biterane baririmbyi bongere baririmbe itorero ryawe abahanuzi bongere bahanure twongere tukuzinire twongere duhurire hamwe haleluya Mana ishimwe ndagushimiye ko ari igitangaza ukoze hagati muri mwami wawe abadukurikiye ndabizi ko ari ikintu ukoze turabasengeye mwami ndagushimiye ko mwami hari umuntu wongeye guhuza yari yatatanye mu buryo bw'umwuka ukongera ukamuremamo imbaraga ukongera ukamuremamo ibyiringiro ukongera ukamuremamo ko umugisha buri muntu wese kandi ibi bihe tugiriye aha ngaha dukomeze kubisangira n'abera bose icyubahiro kikugarukire mu izina rya Kristo Yesu amen amen bizavaho ijuru rikavaho uwizera azabona ayo masezerano isi ntibizavaho ijuru rikavaho uwizera azabona ayo masezerano